ntabona igitangaza gikomeye cyane. Nari mfite agatoroshi namurikishaga maze ngiye kubona mbona gahise kazima, ndetse nkubitwa n'umucyo mu maso yanjye. Mbona umuntu mpagaze imbere ari hejuru y'igituro ariko sinabasha kubona ibirenge bye. Nabona ikanzu yambaye yera imanutse neza ariko yagera hasi nkabonera kuri bisa n'umwotsi muke uyenga ukuntu ku buryo ibirenge bye ntabibonaga kandi yari hejuru y'umusaraba. Numvise mwirimbi ryose hacitse igikuba ndetse numva wagira ngo hari imirindi y'abantu birukanka ahantu homongana nko muri sare cyangwa koridoro y'inzu nini. Aho narindi nanjye niyumvise ndi gusubira inyuma ndetse numva inyuma yanjye hari umfata ukuboko nkurura ngo duhunge kandi sinabasha kumumenya. Numvise amajwi y'abahunga mwirimbi kandi bamwe bakagenda bavuga ngo bari gushya. Wenda ushobora kubyumva nk'umugani ariko gitangaza gisobanuye byinshi mu mateka y'ubuzima bwanjye. Ibyabaga numvaga bimeze nk'inzozi kugeza ubwo naje kubisobanukirwa nyuma ko nubwo abadayimoni, abarozi n'abandi bakonikoni bahora mu marimbi, burya hari ibituro by'abantu badashobora no kwegera kuko baba bifite ubudahangarwa. Igihe umuntu runaka ashatse gukora imigenzo y'ikuzimu kuri icyo gituro, marayika amanuka mu ijuru nk'umurabyo akaza kurinda icyo gituro ngo kitanduzwa kuko ukibyanyemo aba ari uwera w'Imana. Kandi burya umukiranutsi yapfuye, umurambo w'ubukiri isugi utarandujwe na gato na dayimoni. Urugero, niba umuntu apfiriye mu mwami Yesu, ntibishoboka ko abadayimoni begera umurambo we kuko iyo akimara gupfa abamarayika bahita bamanuka bakaguta umurambo we. Ndetse no mu gihe cyo gushyingura hari iminsi bamara barinze icyo gituro ngo dayimoni w'urupfu atohereza imbaraga ze kuza gutwara amaraso ye. Muri iyi nzira kandi nasobanukiwe ko igihe cyose umukristo ari mu Mana aba afite marayika umugendaho aho yaba ari hose ku isi. Kandi marayika uwo arekera ubwigenge umukristo ndetse areka Satani amwegera uko abishaka akamugerageza. Inshingano z'uwo marayika ni ukurinda ngo Satani adatwara ubugingo bwe uko abishatse, kuko burya mu nama z'ikuzimu icyo bashyira imbere ni ukugusha umukristo wese uwo byanze bakamugabaho igitero kigamije kumwambura ubuzima badakomeza guhindura benshi abajyana ku Mana. Guhora mwiyeza nibyo bibaha ubushobozi bwo kwinjira mu bwami bw'ijuru, ariko amahirwe yo kwicwa mukiri hano ku isi n'abadayimoni aba ari menshi kuko muba mwarananiranye kugushwa mu cyaha, bahitamo gushaka uburyo bwose mwapfa mutarayobora benshi inzira y'agakiza. Kandi imwe mu buryo bworohera abadayimoni ni ukubakoresha impanuka. Igihe rero ugifite inshingano Imana ishaka ko wuzuza, marayika akurinda aho uri hose kugira ngo dayimoni w'urufata kwica. Iyo umaze kuzuza inshingano z'umurimo wawe, Imana ikaba igukeneye ngo witahire, marayika nawe abashoje gahunda yari agufiteho, ariko imbaraga z'umwuka wera w'Imana zigumana nawe zikaguhatira kwihana buri munota. Bene iki gihe urupfu rwawe ruba rwageze kuko dayimoni aguteza uburwayi, impanuka cyangwa ibindi, ariko aba ari guhangana no kunesha umubiri wawe kuko roho yawe iba yaramaze kumutsinda. Muri iyo minsi kandi uwo mukristo aba yumva yuko urupfu rwe rwegereje kandi aba yiyumva neza ko ari Imana yamuretse ngo yitahire kuko gahunda ye yo ku isi iba yarangiye. Uwo mudayimoni w'urupfu aba arwana urugamba rwo kwirwanaho uko umuntu atabasha kugusha aba yumva yava ku isi vuba atarayobora benshi mu nzira y'agakiza. Nyuma y'urupfu rwawe nibwo ingabo zo mu ijuru zikurinda ngo abadayimoni batagukoraho, kandi naho waba wakoze impanuka amaraso yawe mu muhanda aba afite agaciro gakomeye cyane arinzwe bihambaye. Nakomeje rero kugenda nsubira inyuma aho mwirimbi ry'Iremera, nkomeza kumva mfite ubwoba bwinshi cyane kandi nkumva hari abankurura ngo duhunge. Icyokere cyarazamutse umubiri wose ndetse numva ndi kugurumana cyane. Nkomeza kugenda nsubira inyuma nihuta cyane kuko numvaga ntakwiriye kuba ndaho hantu. Ubushyuhe bukabije bwarazamukaga kandi imirindi mwirimbi irumvikana, habaho gukangarana gukomeye cyane. Nakomeje gusubira inyuma ngezeho numva imbaraga ziranshiranye nikubita hasi ndasinzira. Imbeho ya saa 9 za mu gitondo niyo yankanguye murandyamye hagati y'imve ebyiri. Banza gushidikanya no kugerageza kwibuka ibyambayeho. Ntitaniye kansanga mfite ibikomere umubiri wose ndetse mbona imyenda yanjye yatose kubera urumuri rwa mu gitondo. Natekereje umwanya numva ngize ubwoba bukomeye cyane ubwo nari maze kwibuka uko byose byatangiye. Nahise nsohoka gake gake mwirimbi ngeze hanze yaryo ngenda nerekeza iwanjye. Nagezeyo nsanga madama akiryamye. Senga kumukomangira byaba ari ikibazo gikomeye cyane, hitamo kwicara impande y'umuryango ndatuza nkomeza kwitekerezaho cyane no gutekereza ibimaze kumbaho muri iryo joro. Mu masaha ya saa 10 saa 11 za mu gitondo abantu bari batangiye kugenda cyane, nanjye mva aho ngaho madamu ngatahansanga maze ngenda ngana ku gisimenti ngo ndebe ko bwacya maze mvugane na wa madamu mubwira ibyambayeho. Hari abantu benshi bibwira ko tuba turi twenyine mu nzira. Iyo turi mu nzira tuba tuzengurutswe n'abamarayika ndetse n'abadayimoni, ariko baba bahanzwe ijisho kurusha abandi n'abantu bamaze kumenya inzira y'Imana kuko niba bari mu rugamba. Imbaraga z'ikuzimu ntizihangayikishwa nabo kamwe n'ibyaha keretse zo mu ijuru. Iyo umunyabyaha ari mu nzira agenda biba ari inshingano z'abakristo kumwinjiza mu ntambara. Iyo umunyabyaha akijijwe nawe ahita yinjira mu ntambara kuko abadayimoni baba bagomba kumugusha. Aho niho mbabwira rero kuhita uzengurukwa n'imbaraga z'ikuzimu ndetse n'iz'ijuru zose zikurwanira.
Cyakoze hari abantu baba bari mu byaha bikomeye cyane ariko bagacungwa n'ijuru cyane kubera umugambi muremure Imana bafiteho nk'uko yawugize kuri Pawulo watotezaga. Nakomeje gutambuka Gisimenti magara ahantu ndi kuruhuka kandi nkomeza kwitegereza abantu bagendagenda ku kazi kabo ari benshi nk'uko bisanzwe bimera mu masaha mu gitondo abantu bajya ku kazi. Nabonye saa 2 zigeze mpamagara wa mudamu kuri telefone ambazaho ndamubwira nawe tambwira ko ari ku Gishushu ko ari bungeraho mu kanya gato. Yamaye iminota 20 akabangezeho nuko nanjye nkomeza kumutegereza. Hashize iminota isaga 15 nagiye kubona mbona ngezeho kandi azari mu modoka nshyashya mu bwoko bwa Nissan. Uwo mudamu yari afite amafaranga menshi cyane ariko nk'ibisanzwe suko abatunzi byinshi ari bakora cyane ahubwo burya buri nsinzi bifite igitambo cyayo. Yarahageze turahura arebye uko meze mbona ko abitekerejeho cyane ariko ntiyagira icyo ambaza. Twerekeza mu kabari kari gahari maze dutumiza inzoga zo mu bwoko bwa rikeri dutangira gusangira. Maze umudamu aranyitegereza arambaza ati ko nabonye wakomeretse bimeze bite. Nasuhuje umutima wanjye maze ntangira kumubwira ibyambayeho byose ubwo ninjiraga mu irimbi ninjoro ngiye kureba akamanyu k'umusaraba yari yantumye. Namubwiye akantu ku kantu nuko arambwira ati ibyo ugomba kwifata nk'ibisanzwe kandi ukajya ubyakira kuko bizakubaho kenshi. Abo hejuru n'abo hasi bose barakora. Niba byagenze gutyo ugomba gusubirayo ugashakisha ikindi gituro wifashisha icyo ngicyo ukakireka ukanakigendera kure. Ntugire ubwoba uze gusubirayo. Yambwiye gutyo ariko nawe nabonaga atabyiyumvisha. Dukomeza gusangira inzoga maze ndamubaza nti imigeno nzakorera mu nzu ngiye gukoreramo restaurant Nyamirambo ni iyihe. Yambwiye ko igihe cyo kuyimbwira kitaragera kuko ikihutirwa ari ukuzana agasate k'umusaraba vuba. Umudamu yamaze akanya acecetse maze arambwira ati ukwiye kumenya ko iminsi nihaye kugufasha iri kurangira. Ndashaka gukoresha imbaraga zawe zose ibintu byose bikajya ku murongo hanyuma nkagusiga uhagaze neza nawe ugasigara ushaka abanyamuryango bashya kandi nibyo bizazamura imbaraga zawe haba mu buryo bw'ubutunzi n'amafaranga ndetse no mu buryo bwo guhabwa izindi imbaraga zidasanzwe. Umugore twasangiye umwanya muto hanyuma aragenda nanjye mpita nsubira iwanjye. Nasanze madamu ari mu rugo yahangayitse kuko ntiyarazi aho naraye. Ndamusuhuza mpita ninjira mu cyumba cyanjye nararagamo maze mpindura imyenda ndetse nditunganya neza. Nagarutse muri salon madamu yakiza ko tugomba kujya Nyamirambo kugura ibindi bikoresho byo gutangiza restaurant. Umudamu wanjye nabonaga ashishikajwe no gutangira umushinga w'ubucuruzi. Nanjye ndamwemerera kuko numvaga nkuko uwo mugore yari yabimbwiye nkwiye gukoresha imbaraga maze akansiga ngeze aho ngera. Njye n'umugore wanjye twerekeje Nyamirambo kandi nubwo yari atwite inda itari nkuru nabonaga ndusha imbaraga mu kwiruka muri gahunda. Twatangiye kwegeranya ibikoresho byose bizakenerwa mu masaha ya saa 10 byari bimaze gutungana maze mpita nihuta njya kureba wa mugabo twakoranaga turinda morgue ngo mukoreshe anyihera amazi yogeshejwe umurambo. Nageze yambonye turahoberana ambaza impamvu nasezeye ku kazi. Namubwiye ko namaze guhumuka nkamenya agaciro k'ikirombe cya zahabu nakoreragamo. Yarasetse mbona ntashatse kubaza byinshi. Nuko ndamubwira nti ndashaka ko nkorera gahunda hari umuntu yikeneye byihutirwa. Ibyo namubwiraga yarabyumvaga kuko yari imvugo imenyerewe nuko ambaza yo ntanga. Mvana 20 ndamuhereza ndamubwira nti nk'umuntu wanjye undebere ejo nzagaruke nguhe ndi nkayo kandi ndebera ya karite. Aya karite navugaga yari amazi yogeshejwe umurambo w'uruhinja. Nabonye abyumva neza nanjye mpita musezera ngenda ntaha mu rugo. Kandi numvaga isaha yanjye igeze ngo ntangire kuryoherwa n'ubutunzi nashakaga. Iyo nza kumenya iruntegereje mbona yahise nsiga byose nkaba umukene mutindi ariko nkaba wa wundi Imana yishimira. Nasubiye iwanjye nsanga madamu yageze mu rugo. Nuko mpita nicara muri salon ndatuza ariko gahunda nuko nagomba gusubira mu irimbi nkashaka akamanyu k'umusaraba. Madamu wanjye yaraje nyicara impande turaganira. Arambwira ngo arumva ashaka ko iryo joro turarana ariko ndamuhakana namubwira ko bidashoboka. Yatangiye kunyumvisha ko twafata umwana wacu Claire akajya yirarana mu cyumba ndaramo maze nkagaruka tukajya turarana. Umugore wanjye yagombaga kunkenera kuko byari kuba ari ikibazo gukomeza kurazwa n'umwana nka adafite umugabo. Umugore wanjye ntiyarazi impamvu ibintu biri kuba muri ubwo buryo. Yibwiraga ko ari ibisanzwe nyamara ntiyarazi ko namaze kurahira indahiro ya gishetani gatanga umwana wanjye igitambo cy'amaraso ndetse nganahabwa umugore mushya w'umudayimoni ndetse nkanategekwa kujya ndarana nawe buri gihe. Nabonye umugore wanjye atishimiye igisubizo muhaye bari mu bihe byo kunkenera ngo dupfumbatane ariko ntibyari gushoboka nubwo nanjye numvaga mushaka. Yateguye ibyo kurya by'iryo joro maze yimaze gushya azana ku meza turasangira. Nuko masaha ya saa 2 yigira kuryama nanjye nigira mu cyumba cyanjye.
Saa yine z'ijoro zigeze navuye mu nzu nsohokana agatoroshi n'agahoro nerekeza mu irimbi kujya gushaka akamanyu k'umusaraba w'igiti. Nta mwanya muremure byantwaye kubona igituro kiriho umusaraba w'igiti, nuko ntera intambwe ndacyegera. Kuri iyi nshuro mu irimbi hasaga n'ahabona kubera ukwezi, ariko imbwa zamukaga ndetse n'amajwi y'ibikeri mu gishanga yatumaga umutima usa n'utigita. Kandi iyo natekerezaga ibyambayeho mu ijoro ryabanje, numvaga nongeye kugira koba, ariko ndikomeza ndetse niyumvisha ko icyo gituro atari cyo wapfiriye mu Mana. Negereye iyo mva yariho umusaraba w'igiti kandi w'umukara. Nitegereje amazina yanditseho, mbona ni amazina y'umudamu. Mbona ko yapfuye mu mwaka wa 2003 kandi ko yari yaravutse muri 1976. Nasotomye impande y'igituro, mfata gahoro ntangira gutema gake gake. Navanyeho akamanyu k'umusaraba nkabika mu mufuka w'ipantaro, maze ndahaguruka nsohoka mu irimbi. Mu nzira aho nanyuraga nabonye hirya yanjye umusore n'umukobwa bari gusambana ku gituro cy'umuntu, ariko sinabyita kuko si ubwa mbere, kuko buryo mu marimbi haberamo ibintu byinshi cyane. Nasohotse mu irimbi ngenda nerekeza iwanjye. Ngeze iwanjye ndakingura, ndinjira nsubira mu cyumba ndaryama. Hari mu masaha ya saa 5 ashyira saa 6 z'ijoro. Mu gitanda ndyamye nagize agatotsi ndasinzira. Haciye umwanya utari muto nza kumva umuntu ari kunyeganyeza. Ndebye bani dayimoni nahawe ikuzimu nk'umugore wanjye. Yazaga mu ishuri y'igikanka cy'amagufwa y'umuntu. Nitegereje uwo mugore nahawe numva ubwuzu buraje, kandi buri uko yazaga nabona gahunda ari icyumba gitukura, kandi igitanda nkabona gishasheho uruhu rw'inzoka. Yafashe akaboko arankurura mbyuka kuri iki gitanda cy'ikuzimu, maze njyana kuri firigo yari mu cyumba, afata igikombe ashyiramo amaraso turanywa, kandi numva ni byiza cyane. Twasubiye ku gitanda dutangira kwinjira mu bihe byo kuryamana, byose nkabikora nishimye kandi nkumva biraryoshye. Tumaze kubirangiza yamfashe akaboko tujyana hanze. Mbona twongeye gutungukira kuri wa musenyi wo ku nyanja, aho umwamikazi w'inyanja Mayimuna yakoreraga. Twakomeje gutembera aho ku mazi agatoki ku kandi dayimoni w'umugore nari nahawe ambwira ko ngiye kuzamubyara umwana, kandi uwo mwana ngo tuzabyarana azaba ari umwana udasanzwe. Sinabyibajeho cyane kuko numvaga ari ibisanzwe kandi ari ngombwa nk'umugabo n'umugore. Twakomeje gutembera ku musenyi, kandi habaga hari abantu benshi cyane baturutse ku isi, kandi hari abo nzi ku isi nabonagayo. Abantu ikuzimu bagiyeyo cyane, ndetse hari abamaze kuhahindura nko mu rugo, ku buryo inshuro bajya ari nyinshi cyane. Hari abamaze gufata icyemezo cyo kuyoboka inzira y'umwijima kugira ngo bagire ubutunzi ndetse bahabwe ikuzo mu byo barimo, haba mu buryo bwo kuririmba indirimbo zisanzwe cyangwa iz'Imana, haba mu buryo bwo kuvuga ubutumwa, haba mu buryo bw'indi mirimo yose hano ku isi. Mbese buri cyiciro gifite abagikuzimu bagahabwa imbaraga zidasanzwe, kandi abashaka imbaraga zo kuyobya intama bakoresha ijambo ry'Imana bahabwa umwanya ukomeye cyane ikuzimu, bakubahwa, kuko iyo niyo nshingano ya mbere ya Satani. Ikuzimu bafite amashuri bigishirizamo Bibiliya, Korowani n'ibindi bitabo bitagatifu ku buryo buhambaye. Biga imirongo yose, bakigisha abantu ko bagomba kuyisesengura, bakabatoza ivugabutumwa ryuzuye filozofi ihambaye, ku buryo uyumvise wese ahita azamura ibiganza agaha Imana icyubahiro, ukaba yumva acengewe n'ijambo ry'Imana, kandi akabona yuko umuvugabutumwa atangaje afite amavuta y'Imana. Njye n'uwo mugore twamaze umwanya dutembera ku nyanja, kandi mbasha kubona bicaye mu ihema rinini cyane, barimo abo ndi kubabwira bari guhabwa amabwiriza yo kwigisha Bibiliya. Nyuma yo kuzuza ubwenge n'ubuhanga bwaho, bahabwa imbaraga zo gukora ibitangaza imbere y'imbaga, abantu bakarushaho kwizera, kuko muri iki gihe abantu bumva bakeneye ibitangaza kurusha gucukumbura ibyanditswe. Muri ayo materaniro y'ikuzimu abantu bahabwa amabwiriza akomeye yo kwigisha bagamije kuyobya, kandi usibye imbata z'Imana ziri kumaramaza muri iyi minsi, abandi bose bitewe n'aho basengera bafite ababahagarariye bamaze gusinya amasezerano na Satani ngo biyegeranye barwanye umwana w'intama. Inyigisho zaho ziyobya zitangirwa amahugurwa ahambaye, kandi higishwa amacenga yose agomba gukoreshwa. Barigisha bati muzamuke ku isi mubabwire ko wa mugabo yapfiriye rimwe gusa, kandi rihagije nk'uko babyizera, ariko mubumvishe ko kwihana atari ngombwa kuko ibyaha byose byarababariwe. Mubumvishe ko urupfu rwa wa mugabo wo hejuru rwatanze umudendezo. Mubabwire ko bakijijwe n'ubuntu, badakwiye kugengwa n'amategeko. Nibabyumva uko bazayatera umugongo, hanyuma kwica, gusambana, gusuzugura isabato n'andi mategeko bazabifata nk'ibyoroshye. Inyigisho nk'izo ziratozwa cyane, zigatozwa bariyo bagomba kuza ku isi kuvuga ubutumwa, kandi bitewe na buri wese ahaturuka ku isi bubakira ku myumvire y'abantu baho ngo hakorwe ivugabutumwa rishingiye ku byo bakunda cyangwa uko babona ibintu, bityo kubayobya byorohe. Bamwe kandi bahabwa gusobanura ubuhanuzi bagoreka, kugira ngo Satani abashe kwigarura benshi mu ibanga rikomeye, kuko kugoreka ubuhanuzi ni intwari ikomeye. Ibitabo birimo ubuhanuzi barabyitondera kuko byambika ubusa Satani, umurimo ukajya hanze. Maze rero kuko abantu batinya ubuhanuzi, cyane cyane ibihano bizahabwa abakoze ibyaha, ikuzimu bashingira kuri ibyo bagahita bazana indi nyigisho ibarima agatima, bakababwira bati mugende mubwira abantu ko imperuka itazaza, birari inyigisho z'ibinyoma.
cyangwa se mugende mubwira abantu ko umuntu upfuye yaramenye ukuri ku ijambo ry'Imana ariko agapfa yaranze guhinduka ngo yihane atazazuka. Bene izo nyigisho zagera ku isi zigatuma bataye umurongo w'Imana barushaho kutorongera bakarushaho kwivuruguta mu byaha kuko bazi neza ko batazazuka ngo babibazwe. Twavuye aho ngaho ku ihema rinini cyane ririmo abavugabutumwa bahugurirwa kuyobya, dukomeza gutembera nitegereza ukuntu abahari bose bakorana umwete nk'abasiganwa. Abariyo baba bihuta muri gahunda zose nk'aho igihe kiri kubasiga ukabona ko bafite inshingano nyinshi bagomba kuzuza. Twavuye dutambuka tugana mu mujyi wegereye iyo nyanja, mbasha kubona ibitangaje ntari nakabonye mbere. Nabonye ubwiza bw'umujyi wawo udasa n'iyo nzi hano muri Afurika, ndetse mbona abantu n'abadayimoni banyuranyuranwamo, kandi abantu ndetse n'abadayimoni banyuragaho habaga harimo n'abindi inyamaswa runaka nk'inzoka, injangwe, imbwa n'izindi. Ariko nanone harimo n'abandi basa neza cyane nk'abantu bisanzwe. Nabonye ari ahantu nk'ahandi, ahubwo itandukana nuko hateye imbere hataba umucyo uhagije kandi abahari ari ibiremwa byihinduranye uko bishatse. Ukaba wabona umukobwa mwiza atambuka agahita abura burundu ntiyongere kugaragara. Kandi ikindi cyihariye nuko ibyo kurya byaho n'ibyo kunywa byaho ari bikomoka ku bantu. Iyo twajyaga gufata ifunguro zabaga ari inyama z'abantu ndetse icyo kunywa kikaba ari amaraso y'umuntu. Niba waravuye ku isi ukunda mayoneze ukumva urayishaka, bazakubwira ko iyo ushaka uzayigura ku isi kuko bo batayigira ahubwo bafite indi yihariye ngo ya karite. Nuyibasaba bakuzanira ubwonko bw'abantu upfundikiye mu icupa abo ari gukoresha. Turi gutembera muri uwo mujyi, dayimoni w'umugore nawe nahawe yahise ambwira ko isaha yanjye yo kwakirwa imbere ya mayimuni igeze, nuko mfata akaboko turabura aho ngaho mbona tugaragaye kuri ya nyanja, nuko nsanga mayimuni arahari ambonye aramwenyura, mbona ko yishimiye kongera kumbona imbere ye. Yampaye karibu mu mazi ninjiramo, anyakira muri mize ye, nuko dutangira kuganira. Yambwiye ko umushinga wa restaurant ngiye gukora ugiye kumbera isoko y'ubukire bukomeye cyane. Natunguwe no kumva azi byose njye n'umugore wanjye wo ku isi twateguraga. Ambwira ko ngomba kugira ibanga mu kazi kandi nkibuka amategeko yambwiye. Yarongeye yansubiramo arambwira ati uzirikane ko buri joro ugomba kujya uri kumwe n'umugore twaguhaye, hanyuma wo ku isi mukarana ijoro rimwe mu kwezi. Wibuke ko ugomba kujya ukoresha toilette yo mu rugo iwawe gusa, naho waba uri ku kazi ugomba gutaha iwawe ugakoresha toilette yo mu rugo. Wibuke gutamba ibitambo by'amaraso ari ingenzi cyane kugira ngo uzamurwe mu ntera, kandi kuyobora benshi muri iyi nzira nibyo bizatuma uhinduka ukomeye kurushaho. Ugira ibanga mu byo ukora kandi uvugane natwe cyane, ndetse dutabaza igihe abo hejuru bakugabyeho igitero. Wabwiye ko amazi yogeshejwe imirambo ari ngombwa, kandi wabwiye ko uzajya uyakoresha mu bucuruzi bwawe. Uzongereho kujya uyuhagira ngo uhamirize abo hejuru ko witandukanije n'ubutware bwabo, kandi ko watugabiye ubugingo bwawe n'umubiri wawe nk'ikimenyetso cy'uko wayobotse iyi nzira ntacyo usize inyuma. Mayimuni umwamikazi w'inyanja yampaye ayo mategeko n'amabwiriza, ndetse bivuga nyitegereza cyane mu maso adahumbya. Ni umugore ufite amaso y'urwererane kandi biragoye kubona uwo banganya uburanga mu maso kuri iyi si y'abazimu. Ariko uburyo umubyimbo wo hasi ameze nk'ifi biba bitangaje cyane kandi biteye ubwoba. Namaze gusubirwamo ayo mabwiriza nsohoka mu nyanja, ndetse nsanga dayimoni bampaye ngo mbere umugore aracyantegereje. Mayimuni arakomeye cyane, ntabwo byoroshye ngo abadayimoni bamwegere uko bashaka kuko yahawe imbaraga n'icyubahiro ikuzimu, kandi ubuhangange bwe bugaragara mu murimo we hano mu isi. Niyo mpamvu uwo mugore kuzimu bampaye yagombaga kumusenya ntiyinjire mu nyanja kuko ntiyari yemerewe kwegera uwo munyacyubahiro uko yiboneye kose. Twaratambitse tugenda tugana mu nzu nziza yari imeze nka hoteli twari twasohotsemo, nuko turinjira tugera muri cya cyumba gita turyama turapfumbatana, nuko agatotsi karaza ndasinzira. Nongeye kubumbura amaso ndi ku isi ndyamye ku buriri bwanjye, ndetse kuri telefone mbona saa moya zageze, nuko mpita mbyuka nicara ku gitanda ntangira gutekereza cyane aho mvuye. Nakinguye urugi nsanga umugore wanjye muri salo ari gutereka teremusi ku meza aranyitegereza, ambaza impamvu naryamiriye, mubwira ko numvaga mfite umunaniro. Nabanje kwihumura mu maso ndetse nditunganya neza, mbona kugaruka ku meza n'icyayi ndetse ndya n'umugati mbanza kuruhuka, ariko ibitekerezo byanjye bikaba biri ahandi. Nabwiye umugore wanjye ko ngiye gusura inshuti yanjye mu izindiro, musaba ko yajya Nyamirambo nkaza kumusangayo. Ntabwo mu by'ukuri gahunda yanjye kwari ukujya mu izindiro, ahubwo nagiye mu cyumba mfata akamanyu k'umusaraba nkabeka mu ipantaro, nuko nerekeza ku Gisimenti aho nagombaga guhura na wa mugore tugakora umugenzi wa gishetani yashaka ko dukora mbere yuko ntangira umushinga wa restaurant. Nageze ku Gisimenti telefone uwo mudamu mubwira ko nahageze, maze nambwira ko agiye kwitegura. Uwo munsi nibwo nabaye nkusinya amasezerano ya burundu kuko ibyakozwe uwo munsi byari bishya mu maso yanjye kandi byanteye ubwoba bukomeye cyane. Uwo mudamu wahise aza ku Gisimenti kundeba. Ahageze amamagara kuri telefone, musanga yari yaparitse imodoka, nuko arasohoka turasuhuzanya, ahita afungura butu y'imodoka avanamo igikapu.
igikapu yarakimpereje ngo mufashe, ahita afunga neza imodoka, abirangije arakinyaka arambwira ngo nimukurikire. Twinjiye muri lodge twigeze guhuramo ku nshuro ya mbere ntaratamba umwana wanjye h'igitambo. Nuko tugeze mu cyumba nsanga kirateguye bidasanzwe kandi biteye ubwoba. Buri nguni y'icyumba yari yegetsemo umusaraba ushaje, bigaragara ko iyo misaraba yashinguye ku bituro by'abantu mu marimbi. Hagati mu cyumba hari hateretse icyo nakwita nka tabureti ikoze mu byuma ariko y'uruziga izamuye. Mbese abajya bajya mu tubari no bakumva neza uko yari ikoze, nigeranyije n'udutebe tw'ibyuma tuba impande ya za kontwari abantu bicaraho banywa inzoga. Iyo tabureti hejuru yari iteretseho isahani nini nayo ikoze mu cyuma, kandi iyo tabureti yari ihagaze kuri tapi nto y'umutuku ya mpande eshatu. Nakomeza kwitegereza icyo cyumba mu gihe umudamu ari gufunga umuryango, ndetse mbona afashe cya gikapu atangiye kuvanamo ibintu bitandukanye. Yabanje kuvanamo ipaki ya buji ndetse n'ibitereko byazo. Nuko afata ya paki ya buji arayipfundura, afatamo buji enye agenda ashinga buri buji mu nguni y'icyumba imbere y'umusaraba wegetse mu nguni. Nabonaga ibyo akora nkagira ngo ni filime ndi kureba, rimwe na rimwe nkumva wagira ngo sindi ku isi kubera kwibaza cyane. Umudamu yamaze gutereka buji muri izo nguni enye impande y'imisaraba yari yegetsemo, maze afata indi buji muri ya paki ndetse afata n'ikibiriti arayikongeza. Nuko agenda yikoza kuri za buji zose ziraka, ahita azimya amatara hasigara umuriro rwa buji. Yarongera aragenda areba mu gikapu, mbona azanye ishashi ibonerana, mbona harimo ibintu bimeze nk'ubwoya bw'umukara. Ansaba guhagarara imbere y'itabureti ndabikora. Yampaye yasashe ambwira ko ibirimo ari ubwoya bw'injangwe, asaba kubusuka kuri ya sahani yari iteretse hejuru y'itabureti, hanyuma nkashyiraho akamanyu k'umusaraba nazanye. Umudamu yampaye mabwiriza nanjye mbikora nta kuzuyaza kuko nagombaga kumwumvira nta kujijinganya. Nafashe ishashi ndacurika mena ubwoya bw'injangwe ku isahani, hanyuma hejuru yabwo nshyiraho akamanyu k'umusaraba navanye mu irimbi. Yampereje ikibiriti ansaba kurasa umwambi nkadomeka ubwo bwoya nari maze gushyira kuri iyo sahani kugira ngo bwose n'ako kamanyu k'umusaraba bikongoke. Satani ni umugome kandi inzira ze ziraruhishe. Naje gusobanukirwa imbaraga z'uwo mugenzo, kandi nyuma nibwo nabonye ingaruka mbi z'iyo nzira nahisemo. Nafashe ikibiriti ncana umwambi, nkoza muri ubwo bwoya bwari buriho akamanyu k'umusaraba maze biraka. Nkabona birafinina kandi umwotsi uzamuka, nkabona ifite ibara ry'umukara tsitsitsitsi, kandi numvaga impumuro itari nziza. Umuriro wakomeje kwakaho ku isahani. Njye n'umudamu dukomeza guhagarara imbere y'icyo gicaniro twemye. Kandi ibyo byabaga ari nako mu nguni zose hegetsemo imisaraba y'ibiti, kandi kuri buri musaraba hari buji iri kwaka. Ibyo byatumaga numva ngezemo igihunga mu mutima wanjye, nubwo nasaga nkaho maze kumenyera inzira ya kidayimoni. Ibyo nabonaga imbere yanjye byakomeje kwaka. Natwe dukomeza guhagarara, ariko nakebuka gato ku ruhande nkabona wa mugore ari kuvuga vuba vuba ariko adasohora ijwi kandi yahumirije. Nkabona ko byanze bikunze ari gutongera cyangwa guhamagara imbaraga z'ikuzimu ngo zizamuke. Ibyo twatwikaga byamaze gushya no kwasigara ivu. Umudamu ateruye iyo sahani maze ansaba yuko ngomba kumukurikira hari bujye ndetse nkifata uko yifashe. Yatambutse agana ku musaraba wari wegetse ku nguni y'iburyo imbere yacu, nanjye ndamukurikira. Ageze kuri uwo musaraba apfukama imbere yawo akikiye ya sahani, nanjye ndaza mfukama impande ye. Yamaze umwanya acecetse maze numva atangiye gusenga. Yavuze isengesho rito mu Kinyarwanda aravuga ati: Mwami w'abami, mugabo w'ingabo, wowe nyir'ubutware, uyu ni umugaragu wawe akeneye imbaraga n'igitinyiro imbere y'abantu ndetse n'imbere y'inyamaswa z'inkazi. Nuko naramuka yisize iki kimenyetso, umurindi ishuheri y'umuyaga w'iburyo. Umudamu yamaze kuvuga ayo magambo maze ahita ahaguruka ajya no mu nguni y'ibumoso, arapfukama nanjye mfukama impande ye, maze asubiramo iryo sengesho agasoza asaba ko ndindwa umuyaga w'icyerekezo turimo. Twabikomeje gutyo mu nguni zose z'inzu turabisoza. Bizera kandi bizera neza ko muri buri mfuruka enye y'isi hari marayika w'intambara uhora witeguye urugamba. Niyo mpamvu uwo muhango wari urimo imisaraba mu byerekezo bine ndetse n'isengesho ritabaza imbaraga z'ikuzimu ryakozwe mu byerekezo bine. Twamaze guhetura inguni zose maze uwo mugore yicara mu cyumba hagati, afata ya sahani iriho ivu ry'ubwoya bw'injangwe n'agasate k'umusaraba ayitereka imbere ye, maze akozamo ibiganza bye ararivuguta, ariko arakora ngo rinoge cyane kandi rihore. Ansaba kureba mu gikapu nkazana agasahani n'akayunguruzo birimo. Narahagurutse nganaho igikapu cyari cyegetse impande y'umuryango, ndafungura nkuramo akayunguruzo, bene kano bamininisha icyayi cyangwa inzoga, mvanamo n'agasahani k'icyuma ndabizana. Yahise atangira kuyungurura ryavu ariko arakora cyane, maze haboneka ifu inoze cyane kuri ya sahani. Nuko arahaguruka azana ibicupa bibiri muri cya gikapu ndetse azana n'ikiyiko. Yafunguye igicupa cya mbere, mbona harimo ibintu by'umweru bimeze nka mayoneze ariko ntiyariyo. Nuko afata ikiyiko atangira kubidaha abishyira kuri ya sahani iriho ivu riyunguruye. Yamaze kubishyiraho abanza kuvangisha akayiko, ageze hakoresha intoki avangavanga ibyo bintu. Aravanga cyane kugeza ryavu ryose ribuze haboneka uruvange rw'igifute, ariko bihindura isura iba umukara kuko iryo vu ryahise riganza. Yahise apfundura igicupa cya kabiri mbona kirimo ubusa,
maze afata ikiyiko atangira kuyora rwa ruvange yari amaze gukora akajya rushyira muri iryo cupa rya plastique kugeza rushiriyemo. Uwo mudamu yahise afata ibikoresho byose biri imbere abisubiza muri ka gakapu, hasigara rya cupa. Nuko aragaruka arapfukama asaba nanjye ko mfukama. Twapfukamye twitegeye cya gicaniro kandi twese dufata kuri rya cupa. Nuko umudamu atangira gusenga muri rw'ikuzimu kandi nanjye numva amatwi yanjye afite ubushobozi bwo kurwumva. Aha naho nahise menya yuko amasezerano yose nahawe ikuzimu yatangiye gushyirwa mu bikorwa, kuko yanabwiye yuko mpawe imbaraga zo kumva ururimi rwabo rw'amayobera. Numvise ahamagara imbaraga z'ikuzimu ngo zirambure ikiganza ku icupa twari dufite, ndetse uko akomeza gusenga zihamagara nkumva mu cyumba harahinda umushyitsi kandi nkumva twese turi kuzuzwa imbaraga nyinshi cyane. Mudamu yakomeje gusenga cyane, amaso yanjye numva ari guhweza. Nitegereje neza muri icyo cyumba mbona ntituri twenyine, ndatangara kandi ngira ubwoba bukomeye cyane. Niboneye n'amaso yanjye ingabo z'ikuzimu ziri kumwe natwe muri icyo cyumba, kuko buri nguni hari hahagaze marayika waguye cyangwa se umudayimoni. Buri nguni hejuru y'umusaraba nahabonye dayimoni w'intambara kandi afite inkota ityaye. Bari abadayimoni barabagirana mu maso kandi mbona ko bambaye ubusa, ariko byagera mu rukenyerero simbashe kureba igice cyo hasi n'amaguru, ahubwo nkibonera igice cyo guhera mu rukenyerero kugeza hasi, ahakabaye hari amaguru n'ibirenge ari ibishashi gusa, ariko igihimba cyo hejuru nkabona n'abantu kandi bafite n'amababa arambuye. Mu maso yabo nabonaga ari ibishirira kandi bose nabonaga bayaduhanze, kandi nkabona babumbuye akanwa kabo. Imyuka imeze nk'umwotsi uvanze n'umuriro nkabona irava mu kanwa kabo iza yinjira muri cya gicupa twari ducigatiye. Nakomeje kumva umudamu asenga kandi nkumva arashimira umwami w'abami Lusiferi ndetse n'umwamikazi Mayimuna ko bumvise ubusabe bwacu bakadusubiza. Yakomeje gusenga atitira cyane, ariko njye nkarangaguzwa imbere n'inyuma nitegereza buri nguni, nkakomeza kubona abadayimoni. Twamaze nk'iminota 3 turi muri ibyo bihe bidasa n'ibindi byose byabanje, nuko ngiye kubona mbona babadayimoni sindi kubabona, ndetse n'uwo mudamu arekeraho gusenga. Ariko mwitegereje mu maso mbona yazanye icyokere cyinshi cyane. Uwo mudamu yicaye impande yanjye, nanjye gupfukama ndabireka ndicara. Arambwira ati, wigeze kumbwira ko wagiye mu irimbi gusura igituro cy'umwana wawe ukahasanga injangwe ikagutangira? Nanjye ndamubwira nti yego. Arambwira ati, buriya bwoya watwitse bukavamo ivu ni ubwoya bw'injangwe, kandi biwabonye twavanzemo ni ubwonko bw'umuntu tuvanze n'ivu rya buriya bwoya n'akamanyu k'umusaraba. Injangwe yagutangire wabonye ni intumwa yoherejwe n'abo hasi, kuko wari ukoze amakosa yo kwegera igituro utarahabwa uburenganzira. Ubu noneho uruvange ni amavuta akomeye ugomba kujya wisiga igihe umaze koga amazi yogeshejwe umurambo. Uruvange ruzakubasha kugira itinyiro n'igikundiro mu murimo wawe, kandi nk'uko wabonye iki cyumba giteye ukaba wabonye ibyo nakoze byose, nawe ujye ubigenza gutyo igihe aya mavuta ashize ushaka gutegura andi. Ujye uyisiga kandi uyasige nawo umuryango wawe. Ugende kandi mu cyumba ushaka gukoreramo ubucuruzi ugikorera isuku ihagije, kandi amazi ukoresha ube wavanzemo amazi yogeshejwe umurambo. Hanyuma nutangira gukora uzazirikana amabwiriza yose naguhaye, ndetse wubahe amategeko y'umwamikazi w'inyanja Mayimuna, kandi ukomeze witangire uyu murimo cyane. Uzawukora udahatirijwe, wagura ubwami nk'uwikorera. Uhungire kure abashaka kuza gusengera iwawe mu rugo, kuko bariya abantu baguteza ibibazo bikomeye cyane. Uzirikane ko nagufashe nta mafaranga nkwatse, bityo nawe ufasha abandi ku buntu. Uzaharanire kuzamuka cyane mu nzego, kuko bizaguha ubundi ububasha utatekerezaga. Wubake ubumwe n'abo hasi igihe ugize ikibazo ubatabaze, kuko nabo bakeneye kukumva ngo bagufashe kugira ngo intego biyemeje bazigereho. Ubaye umwe muri twe. Ninjye uzi nta wundi, ariko hari abandi benshi cyane. Igihe nikigera uzakira ubutumire, uze mu iteraniro ryacu ubashe kumenya na benshi bari muri iyi nzira. Uzagira ibanga rikomeye mu byo ukora byose ndagusabye, kuko nurimena uzahura n'ibihano bikarishye cyane. Uzakoresha inzira 3 nakweretse igihe ushaka kujya mu butware kuhasura cyangwa se kugira ibindi ubasaba, kandi byose uzabikore mu ibanga ndetse mu mayobera. Uzakunda umugore wawe baguhaye umukundwakazi, kandi n'uriya mugore wawe wo ku isi nubona wabasha kumuhindura ukamuyobora muri iyi nzira uzabikore. Ariko nubona byagorana uzamwihorere, ariko nawe uzamwiha amahirwe yo kujya mu bikorwa byatuma umurimo wawe ubangamirwa. Uzirinde ko yamara ibihe mu nsengero, ariko nawe ndakwihanangirije ntuzamwemere na rimwe kurara mu cyumba cy'amasengesho cyangwa reka azana abantu gusengera iwawe. Mbese ubwo uratekereza uko byagenda bahamagaye Imana yabo tugatahurwa? Yambajije gutya, nanjye ndamubwira nti yego ndumva uburemere bwabyo. Nuko arambwira ati, uzirikane aya mahame rero, kuko uhereye none ushobora kutazongera kumbona ndi kukwigisha. Ushobora kuzajya umbona ku munsi mukuru twateranye twese. Ndumva ubufasha nagomba kuguha ari ubu, kandi nguhaye ikaze mu isi y'abaherwe. Mudamu yambwiye gutyo maze ahita ahaguruka, nanjye ndahaguruka. Ampereza icupa ririmo ayo mavuta. Amavuta yari amaze kuboneka, habaye gutwika ubwoya bw'injangwe ndetse n'akamanyu k'umusaraba bikavangwa n'ubwonko bw'umuntu. Mudamu yahise agenda mu nguni zose, afata buri buje yizimya ndetse n'imisaraba yose uko ari 4 arayegeranya ayegeka mu nguni imwe. Arambwira ati,
tugende, iki cyumba ni icyanjye n'icyo gikodesha, gitegura uko mbishaka, nicyo nkoresha umunsi ku wundi mfasha abandi nkawe, nawe uzakenera icyumba uzajya ukoreramo gahunda nk'izi. Twahise dusohoka turagenda, yinjira mu modoka ambwira ko yerekeje Kagugu, nanjye mpita ntega moto nerekeza i Nyamirambo kujya kureba madamu wanjye ko yahageze, kuko nari namubeshye ko nagiye gusura inshuti yanjye nkamusaba ko ajya i Nyamirambo ko ndi bumusangeyo. Nateze moto ngenda ntekereza cyane ku imaze kuba, kandi numva isaha yanjye yo gutangira urugendo nyirizina rwo gushaka ifaranga rugeze. Nageze i Nyamirambo nsanga umugore wanjye ari gushyashyana ngo ategure icyumba neza. Mbona yazanye umugabo ugomba kumufasha gukora amasuku, amajerekani y'amazi, amabasi, amasabune y'ifu, byose byari biteretse aho ngaho kugira ngo bakorope neza hanoge. Umudamu wanjye yashaka ko byibuza nyuma y'iminsi 2 tugomba gutangira, kandi nanjye numvaga nta mwanya wo gutakaza uhari. Nasanze yiteguye gukora amasuku ya nyuma, ariko ndamuhagarika musaba kabaretse. Yaratunguye cyane ambaza niba namaze kwisubiraho, nuko ndamuhakanira musaba ko asubira mu rugo byihutirwa, iby'amasuku nkabyikorera. Umudamu wanjye nabonye atabyumva, ariko mubwira ko agomba gusubira mu rugo kugira ngo umwana wanjye Claire aze kuva ku ishuri asange mu rugo hari umuntu. Umwana wanjye Claire yari akiga muri Gardienne, kandi numvaga agomba kwitabwaho. Gusa kuri iyi shuro siyo mpamvu yari itumye nsaba umugore wanjye gusubirayo huti. Umugore wanjye yasubiye mu rugo, nsigara aho ngaho, nuko umugabo yari yazanye ndamwishyura musaba ko yigendera. Nari mfite amabwiriza yuko ngomba gukoresha amazi navanzemo andi yogeshejwe imirambo kugira ngo gahunda zanjye zose zigende neza. Bityo nagomba guhagarika umugore wanjye, ariko nkabikora mu ibanga, ntamenye impamvu nshaka yuko ari njye wikorera amasuku. Nagomba gukora amasuku nkoresha amazi avanzemo amazi yogeshejwe imirambo. Numva agomba kubahiriza amategeko yose y'ikuzimu, nyamara uko wabikora kose bagera bakagusaba ibidashoboka. Nahise nkinga inzu njya gusura mushuti wanjye twigeze gukorana akazi ko kurinda moruge, ngo mubaze niba amazi yogeshejwe umurambo namutumye yarayabonye. Nihuse njya kureba mushuti wanjye ngo ndebe ko amazi yogeshejwe imirambo namutumye yabonye. Mu nzira ngenda ntekereza cyane agasongera uko ubutunzi nzageraho kubera iyo nzira. Natangiye kujya nibona ntwaye imodoka zihenze, ubundi nkiyumva ndi umuntu ukomeye cyane mu gihugu, umucuruzi wubashywe kandi uvuga ari kwijyana. Nagendaga mvugana n'uwo muvandimwe kuri telefone, ambwira ko uwo munsi atakoze, ko niba mushaka ngomba kumusanga iwe. We yabaga i Gikondo, biba ngombwa ko nerekezayo njya kumureba. Icyizere cy'ubukire kizengurutswe n'ubwoba byo byari bimaze guca ingando mu mutima wanjye. Nageze i Gikondo nsanga uwo mugabo arantegereje. Amakaribu mu nzu, nicara muri salo turaganira. Yambajije byinshi cyane ku cyatumye nsezera akazi ko kurinda moruge, maze mubwira ko amaso yanjye ahumutse, bityo umurinzi wa zahabu yamenye kuyishongesha akaba asigaye yikoramo iby'agaciro gakomeye cyane. Namubwiye gutyo mucira amarenga ko ibyo narindaga muri moruge ari imari ntarinzi isigaye mbyaza umusaruro. Yambajije icyo ashatse kuvuga, mubwira ko byinshi abizi kandi kare wajyaga ambwira yuko hari byinshi abantu bakenera ku mirambo y'abantu. Yinjiye mu cyumba nzana icupa ririmo amazi, arambwira ati, aya ni amazi yogeshejwe uruhinja rw'umwana w'umukobwa rwapfuye iri joro. Ntugire ikibazo, uko mbikubwiye niko biri. Yampaye igicupa, nanjye muha amafaranga yari asigaye, dukomeza kuganiraho umwanya. Ndangije ndahaguruka ndamusezera, nuko ntega moto nerekeza i Nyamirambo. Nageze i Nyamirambo mfata amajerekani y'amazi yari ahari, ngenda nsukamo agafuniko k'amazi yogeshejwe umurambo kugira ngo nubahirize amabwiriza nahawe ko ngomba kujya nyakoresha kugira ngo mbashe gutunganirwa. Namaze gutunganya ayo mazi yose, nuko nshaka abamfasha gutunganya neza inzu n'ibikoresho byose. Twakoropye inzu, twoza inkuta zayo, twoza ameza, duhanagura intebe, amasafuriya, amasaha n'ibindi bikoresho byose byozwa hakoreshejwe amazi yogeshejwe umurambo. Nabonye ibintu byose bimaze kugenda neza, numva ndaruhutse, ndetse mbona yuko isaha yanjye igeze. Natunganyije byose bijya ku murongo, hanyuma bumaze kugoroba ndataha nerekeza iwanjye. Nageze mu rugo nsanga madamu wanjye yicaye ari kumwe n'umwana wanjye Claire bari gukirana. Umugore wanjye yarambonye aranyitegereza, arambaza ati, gahunda zimeze gute? Ndamubwira nti inzu yose nayitunganyije, igisigaye nuko business igomba gutangira. Nabonye madamu agize ibyishimo bikomeye cyane umutima, mbona yabuze amahwemo, ndetse kubwe mbona yakaba ahita ajya Nyamirambo uwo mugoroba agategura byose ku buryo mu gitondo cya kare yatangira gucuruza. Madamu wanjye yatangiye gutegura amafunguro ari mugoroba, maze nanjye nicaraho muri salo nkomeza gutekereza cyane, nkomeza kwitekerezaho cyane kuko numvaga ndi mu bihe bidasanzwe. Ibihe ntatekerezaga ko bibaho, ibihe nari ndimo byo gukorana na Satani ngo mbone ubutunzi, ikuzo n'icyubahiro. Madamu wanjye yamaze gutegura amafunguro ayazana ku meza ngo dusangire. Twatangiye kurya, ariko nkabona afite ibyishimo mu maso. Mubwira ko umunsi ukurikiyeho turi buzindukireyo, maze duhaha ibyo guteka byose bikenewe, ndetse mubwira ko ijoro ry'uwo munsi ibyo kurya bizahita bitegurwa ku buryo ikindi gitondo resitora izaba yamaze gutangira. Ibyo byashimishije madamu wanjye. Umugore wanjye nabonaga nyotewe no gushaka amafaranga, kandi nari mbizi neza ko agiye kuyabona menshi.
gusa inzira ndende byari imaze kunyuramo kugeza aho ntanze umwana wanjye h'igitambo sinari kuyimubwira kuko byari kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Twamaze kurya nigira mu cyumba cyanjye kuryama, madamu wanjye nawe ajyana n'umwana wanjye Claire kuryama. Hashize nk'amasaha 2 agatotsi kantwaye, nagiye kumva numva umuntu arasunika urugi. Ndabyuka ndakingura, nuko mbona ni madamu wanjye. Yahise yinjira mu cyumba ndetse atangira kunkurura anyiyegereza, ndetse numva yatangiye kunsoma. Umugore wanjye nabonaga afite ubushake bwinshi cyane, atangira kunsoma ndetse nkumva aritse imitima, ari nakambwira yuko nkunda. Umugore wanjye yaramaze iminsi ibona ko nshaka kuko yaramenyereye ko buri joro turadupfumbatanya. Yibwiraga yuko wenda ibyo nakoze byari by'agahe gato, nyamara ahubwo twari twamaze kwinjira mu buzima bushya aho umwe yifuzaga undi ntamubone kandi ahari. Nabonye afite umuvuduko udasanzwe wo gushaka ko tugira icyo dukora. Nahise mbona ko kuba tugiye gutangira ubucuruzi byamushimishije cyane ndetse akumva ko akwiye kubinyereka mu gitanda. Naramuretse turakomeza, ariko ubwo nari nzi neza ko tuzongera nyuma y'ukwezi ko nayo mfite amabwiriza ko tugomba kujya dukora rukundo rimwe gusa mu kwezi. Mu gitondo cya kare madamu yazindutse ategura icyayi, hanyuma tumaze kwitunganya twese nuko dufata icyayi twerekeza i Nyamirambo. Twahashye ibiribwa bitandukanye ndetse dushaka n'abana bazi gutegura capati n'amasambusa ndetse n'abakobwa 4 barimo 2 bo kudufasha kwakira abakiriya ndetse n'abandi bo kudufasha mu gikoni. Maze umugoroba w'uwo munsi twiyemeza ko dutegura ifunguro. Madamu wanjye yabanje gusubira mu rugo kwita ku mwana wanjye nkuko nari ndi kubimusaba, hanyuma njye sigara ntegura neza ibigomba gutekwa. Nabikoze muri ubwo buryo kuko nashaka yuko abagiye ngo mbone uko mbitegura nkoresha amazi yogeshejwe imirambo. Numvaga nshaka kugaburira abantu ibyo kurya birimo amazi yogeshejwe imirambo ngo ndebe uko byifashe ku nshuro ya mbere. Nasigaye ntegura byose. Mu masaha ya saa 9 z'ijoro nari maze gushyira ibintu ku murongo. Ibitotsi narabyumvaga, ariko yari niyemeje kurara nkanuye, ariko umunsi wa mbere ukagenda neza. Mu masaha ya saa 12 za mu gitondo madamu wanjye yangezeho asanga inyama z'agatogo zirahiye, nuko aza kumfasha dukomeza gutunganya amafunguro. Icyayi, capati, ibishyimbo bikaranze neza, byose bwamaze gucya neza biri ku murongo. Natangiye kwakira abakiriya nk'ibisanzwe ndetse ntungurwa no kubona baza neza cyane. Natangiye gucuruza ndahimbarwa kandi rwose nkabona yuko inyungu yamaze kwibara. Numvise nshyize umutima mu nda ndetse mbona madamu wanjye byamurenze, nyamara ntiyarazi ibanga ryabyo. Nabonye madamu wanjye n'abanyuzamo agafata ibyo kurya akarya, nkabona neza ko mu byo ariye nawe ari ibyo kurya bitonyangijwemo amazi yogeshejwe imirambo. Kuva uwo munsi ubucuruzi bwagenze neza, nkomeza gukora cyane kandi mbona amafaranga araza ari menshi kuko abakiriya bariyongeraga ku buryo bukabije. Ariko wakane gusoza ukwezi nari maze nkora nibwo nagiye kubona mbona haje umugore mwiza yinjira muri restaurant, maze ampereza envelope ifunze neza, ambwira ko ubutumwa bukuyemo ngomba kurara mbufunguye. Nabitsa envelope nkomeza akazi kanjye, ariko nkomeza guhura n'ikibazo cy'inzara kuko nirindaga kurya ngo ntavaho nshaka kujya kuri toilette nkiri Nyamirambo, kuko nawe mfite amabwiriza ko ngomba kujya nkoresha toilette yiwanjye mu rugo gusa. Amasaha y'umugoroba ageze nafashe envelope umudamu yanzaniye, maze nyifunguye nsanga harimo urupapuro rumbwira ko kuwa 5 nijoro ngomba kwitabira isengesho ryo kuramya Luciferi. Natunguye cyane n'ubwo butumire butambwiraga aho gahunda zigomba kubera, ndetse nkomeza kwibaza cyane gahunda iteganyijwe iyo ariyo, ariko maze kubitekerezaho neza nibuka amagambo ya wa mugore wanjyanye kuzimu ko ntazongera kumubona, ahubwo ko igihe kizagera tukazaduhurira mu mahuro rusange yo kuramya shitani. Ibyo numvise mbisobanukiwe cyane, ariko nibaza inzira igomba gukoreshwa ngo ngire aho hantu kuko numva gusiba byambyara ibibazo bikomeye cyane. Natangiye kubaho nk'igikange ndetse nkumva biramvuna cyane kuko numvaga nkwiye gukora byose nigengesereye. Ninjoro turi mu kazi, madamu wanjye yatangiye kumbwira ko yifuza ko dushaka indi nzu yo kubamo i Nyamirambo cyangwa ahandi hantu hegereye restaurant yacu. Numvise icyo gitekerezo ari kizima, ariko mubwira ko tuzakiganiraho twitonze. Saa 3 z'ijoro byabaye ngombwa ko dukinga turataha. Tugeze mu rugo madamu wanjye yashatse ko twongera kurarana, ndamuhakanira. Mbona ntiyishimye, ambaza impamvu, mubwira ko naniwe. Madamu wanjye nabonye afite umubaro ukomeye cyane, maze arambwira ati niba unaniwe ntibyatoboza kurarana tugapfumbatana gusa, si ngombwa ko tugira icyo dukora. Madamu wanjye namuteye utwatsi mubwira ko bidashoboka, agomba kurarana n'umwana wanjye Claire. Nabona agashidikanya cyane, ariko ndamwihorera kuko sinari kwemera kunyuranya n'amabwiriza nahawe na Mayimu n'umwamikazi w'inyanja. Nahise nkinga icyumba ndiryamira, madamu wanjye asigara ahagaze inyuma y'urugi, agezeho nawe yerekeza mu cyumba kuryama. Nk'ibisanzwe saa 6 z'ijoro nsinziriye, nagiye kumva numva undyamye impande, ndebye munani wa mugore w'igikanka cy'amagufwa nahawe kuzimu, kandi mbona turyamanye muri cya cyumba cy'umutuku gisasheho uruhu rw'inzoka. Twatangiye kwinjira mu rukundo dukomeza gushimishanya, kandi nkumva umunezero ni wose. Twamaze gukora imibonano mpuzabitsina, dufata ifunguro ry'amaraso n'inyama z'abantu, hanyuma dutembera hanze nyuma y'inyubako nziza twari turimo. Twasuye inyubako ndende mu butambike, mbona ku muryango wayo handitse amagambo mu rurimi rw'ikuzimu asobanura ngo ubuturo bw'iminyago.
twinjiye muri iyo nzu ifite koridoro itagira iherezo, ntungurwa no kubona ibyo nabonaga muri iyo nzu. Yari inzu imeze nk'urusengero runini cyane kandi rurerure mu butambike. Imbere muri iyo nzu hari harimo koridoro ndende cyane, kandi iburyo n'ibumoso mbona hari inkingi nyinshi z'ibyuma, kandi buri nkingi yariho umuntu uboheshejwe iminyururu. Nabonaga buri nkingi iriho umuntu, kandi nabonaga ari abantu b'ingeri zose, kandi buri wese nabonaga afite agahinda gakomeye mu maso, ndetse nkabona benshi bafite amarira mu maso. Nahawe gusobanukirwa yuko izo ari roho z'abantu bari ku isi, ariko bamaze gufatwa bunyago n'ubwami bw'umwijima. Nabonyemo bamwe mu bapasitori bo muri Afurika bari mu murimo bafite roho zabo ziboheye kuri izo nkingi z'ikuzimu. Nabonyemo abahanzi bakomeye cyane, ndetse mbona ibyamare bitandukanye. Bose nkabona nta mahoro bafite kandi bababaye cyane. Twakomeje gutembera muri iyo nyubako, nza gutungurwa n'ikintu gikomeye cyane. Twageze ahantu mbona nanjye nzirikiye ku nkingi muri iyo nyubako. Naratunguwe cyane, ntungurwa no kwibona aho hantu. Nibaza ukuntu ushobora kwibona nziritse kuri izo nkingi. Naje gusobanukirwa ko bamaze kujyanwaho iminyago na Satani, roho zabo zirikirwa ikuzimu aho zidashobora kuva keretse ingabo zo mu ijuru zimanutse zigatabara. Nabonye muri iyo nzu roho z'abantu zitagira umubare zizirikiye ku nkingi kandi ziboheshejwe iminyururu. Nabonye iby'amaso yanjye atatekerezaga. Twakomeje kugenda muri iyo nzu ndi kumwe n'umugore nahawe. Nkomeza kwiga byinshi ku murimo wa Satani. Nakomeje gukurikira umugore wanjye nawe nahawe kugeza igihe inzu yanze kurangirira, tunyura mu muryango wo ku ruhande dusohoka hanze. Hari abavugabutumwa benshi bamaze kugirana amasezerano na Satani, maze roho zabo zikwerwa muri iyo nzu bagakora umurimo ku isi, ariko ari ibishishungwa biyobowe n'imbaraga z'abadayimoni. Hari kandi abahanzi n'ibindi byamare byahawe ikuzo kuko byemeye kwiyegura ubutware bw'umwijima. Hari kandi abamaze guterwa n'abadayimoni bakaboha roho zabo, bityo ingeso mbi zabo zikabananira kuzicikaho. Nusanga umugore ahabwa byose ariko agakomeza gusambana, umusore ugasanga apfuye urupfu rubi kubera ibiyobyabwenge. Nabonye kuzimu bafite ubushake bwo gusohoza umurimo wabo, kandi ko babikora bataruhuka. Twongeye kwinjira mu nyubako irimo icyumba cyanjye n'umugore wanjye nahawe. Turongera turinezeza maze tugwa agacuro turasinzira. Nongera gukanguka nisanga ndyamye mu cyumba cyanjye ku isi, kandi ubona ndyamye curamye ntiyoroshe, kandi amashuka nabonaga ameze nk'oyateraguye imigeri. Nasohotse mu cyumba mpamagara madamu wanjye ndamubura. Nkoze ku cyumba numva kirafunze. Nasohotse hanze mbona akazuba karashe, ntekereza ko byanze bikunze madamu wanjye yagiye ku kazi. Nahise nitunganya nerekeza ku muhanda ntega moto nerekeza i Nyamirambo. Nagezeyo nsanga resitora irashyushye, abakiriya ni bose. Ibanga nakoreshaga nuko amazi yose azakoreshwa nabaga nayabitse mu majerekani, ariko narayafunguje amazi yogeshwe imirambo kugira ngo n'igihe nahari gahunda zikomeze kugenda. Nafashe madamu wanjye ariko nkora nta byishimo afite. Nabonaga maze igihe ndakariye, ariko uwo munsi nabonaga byamaze kumurenga. Nanjye narabyumvisha kuko yagombaga kubazwa n'ukuntu ndara mu cyumba cyanjye nyine. Uwo munsi twakomeje gucuruza tutavugana. Nkomeza gukoresha imbaraga, ariko ngakomeza kwibuka ko hari ubutumire nahawe bwo kujya guhura n'abandi duhuriye muri iyo nzira tukaramya Rusiferi. Gusa ikibazo ni uko kumenya aho duhurira byari ikibazo. Nagize igitekerezo cy'uko muri iryo joro ryo kuwa gatanu ngomba gusubira mu irimbi nkasenga mpamagara ubufasha, kuko nimwe mu buryo nari narategetswe nkwiye kujya nkoresha igihe nkeneye ubufasha. Mu masaha y'ikigoroba yegereje, madamu wanjye yahise ataha kugira ngo Claire ave ku ishuri asanga mu rugo hari umuntu. Nanjye sigara i Nyamirambo maze igihe cyo gukinga kigeze, nanjye ndafunga nataha nikoza mu rugo umwanya muto, maze nitegura kwinjira mu irimbi ngo ndebe ko nahamagara ikuzimu nkabona inzira ingeze aho abandi bari buteranire. Nageze mu irimbi mu masaha ya saa 4 z'ijoro. Ninjiramo mfite akoba, ariko numvaga ngomba kubikora ngo nubahirize amabwiriza nahawe, kuko nibukaga uburyo nihanangirijwe nkumva ngize ubwoba bw'ingaruka nahura nazo igihe ntubahirije amategeko. Nageze mu irimbi rwagati nitegereza igituro cyari impande yanjye kiriho amakaro, maze ngipfukamaho marumo yancecetse ndi gutegura ubwonko bwanjye. Sinamenye aho imbaraga zaturutse, nisanga natangiye gusenga mu rurimi rutari Ikinyarwanda. Nuko nkomeza guhamagara, numva aho ndi hatangiye gutigita, nanjye mpitamo gukomeza. Nagiye kubona mbona hejuru y'igituro hahagaze umukobwa wambaye neza. Nuko nanjye aho ndi nkomeza gusenga, ariko nkumva ubutaka buri gutigita cyane. Uwo mukobwa yazamuye akaboko k'ibumoso agatunga mu kirere, maze antunga urutoki akoresha akaboko k'indyo, mu gihe nayo nkitekereza ibiri kuba. Ntungurwa n'igitangaza gikomeye cyane cyanyeretse ko namaze kuzwa imbaraga za gishetani. Iryo joro ryatumye nsobanukirwa uwo ndiwe n'imbaraga afite muri ako kanya. Uwo mukobwa yakomeje guhagarara hejuru y'igituro ndetse akomeza kuntunga urutoki, mu gihe kandi kaboko yagatunze mu kirere. Nanjye mfukamye ku gituro mbona igitangaza gikomeye cyane. Nabonye impande y'igituro iburyo bwanjye hacitse umworera munini. Nitegereje neza mbona hari esikariye zimanuka,
mbona wa mukobwa avuye hejuru y'igituro aramanuka muri uwo mworera, nanjye mbona ari mfukamye ndamukurikira. Twamanutse umwanya muto nk'iminota 5 gusa, dutungukiye ku nzu nini cyane imeze nk'urusengero, kandi ku muryango w'iyo nzu hari igishushanyo cya Luciferi amanurwa mu ijuru, ndetse ari kumwe n'umubare mwinshi w'abamarayika baguye bakajyana nawe ari abadayimoni. Ku muryango w'iyo nzu kandi hari handitse amagambo ari mu byahishuwe cya 12 umurongo wa 12 agira ati, kubw'ibyo rero wajuwe namwe abarimo nimwishime, naho we wasiwe nawe wanyanja mu gushishano, ubwo Satani bamanukiye afite uburakari bwinshi uko zikashigaje igihe gito. Natangiye kubona abantu baturutse mu byerekezo bitandukanye banyura impande yanjye aho nari mpagaze, bakinjira muri iyo nzu nini cyane imeze nk'iyagirijweho zahabu. Uwo mudayimoni naje nkurikiye ahise abura ndeba, njye sigaraho nkomeza gutangara igishushanyo cya Luciferi n'ingabo ze koko cyari giteye amatsiko cyane. Namaze nk'iminota 10 mpagaze aho, kandi nkabona abandi nkanjye baza bagaraho ngaho impande yanjye bakabanza bakitegereza icyo gishushanyo. Nagezeho nanjye ntera intambwe ninjira muri ya nzu, maze imiterere yayo irantangaza cyane. Nyinjira mu muryango nabonye ari koridoro ndende ifite ibyumba byinshi cyane iburyo n'ibumoso, kandi uburyo yari ikozemo imbere byari bitangaje. Inkuta zayo zose zari zikoze muri zahabu, kandi inkomerezo z'imiryango yose nagendagamo nimeze nk'ikoze mu ibuye rya diyama. Hasi hari hashari tapi imeze nk'uruhu rw'inzoka, ariko ku mpande zombi zayo hari agatapi gato k'umutuku kayitandukanya naho yakabaye hurira n'inkuta zombi. Nakomeje gutambuka nkomeza imbere, ndetse mbona n'abandi niho bari kugana. Maze kugenda nka kilometero imwe muri iyo koridoro, mbona higarukira hari urugi, ndetse hahagaze umukobwa mwiza cyane ushinzwe protokole, nuko aduha karibu atubwira ko mbere yo gukomeza tugomba kubanza kunyura mu muryango w'ibumoso. Twakinguye urugi turinjira, mbona ya koridoro irakomeza, ariko nko muri metero 30 mbona hari undi muryango. Aho twari duhagaze iburyo n'ibumoso hari ibyumba bibiri, kandi impande ya buri muryango naho hari hahagaze umukobwa. Nuko atuyobora mu cyumba cy'ibumoso, twinjiyemo dusanga n'urwambariro. Cyari icyumba kidasanzwe mu miterere kubera ibishushanyo byari biri ku nkuta zacyo, kandi cyari kinini cyane kirimo utubati dutondetse ku murongo. Utwo tubati twari dukoze mu birahure, kandi harimo amakanzu apanzemo neza cyane, kandi buri murongo wabaga ufite amabara atandukanye. Numvise mpawe gusobanukirwa ko ngomba kwambara ikanzu y'umutuku. Ntiwamenye uko byikoraga usibye kumva ko bihindutse ihame, ndetse ukumva ko ari byo utegetswe kwambara. Ikuzimu hari imbaraga z'ubutware bwaho, kandi itumanaho ryaho ntirikeneye telefone. Ho gushaka kuvugana na mugenzi wawe mutegeranye ntibisaba guhagurwa cyangwa gutekereza ko wakabaye ufite telefone, ahubwo kubitekereza gusa byabaga bihagije, nawe akaba yabyumvise mu mutima. Nawe mabwiriza yo guhitamo umwambaro wo kwambara ntawe yagenaga, ahubwo yazaga mu mutima. Nakuyemo imyenda nari nambaye rero, nambara ikanzu y'umutuku. Nuko mbirangije nsohoka muri icyo cyumba, ntambuka nka metero 30 muri ya koridoro, bangeze ku muryango, kandi nawe wari uhagaze w'umukobwa. Mugeze impande ambwira amagambo mu rurimi rw'ahasobanura ngo ikaze mu ngoro y'umwami w'abami. Ndamushimira, nuko nkingura umuryango ndakomeza. Nahise mbona ikoraniro ry'abantu benshi hasi yanjye, bicaye mu ntebe kandi mu buryo bupanze neza cyane. Nabonaga kandi hakiri intebe zitarimo abantu, ndetse uruhande nagombaga kwicaramo numva mpawe kumenya. Nagombaga kumanuka kuri esikariye kugira ngo mbashe kugera muri bo. Nuko ndamanuka nkandagiza ibirenge kuri tapi yari isashe muri sale. Yari sale nini bihambaye, kandi yari ifite alitari. Ahegera alitari hari intebe z'icyubahiro, ariko nta muntu n'umwe wari uzicayeho. Hejuru kuri alitari hari uruhimbi, kandi ahateganye n'uruhimbi hari ikibumbano cya Luciferi n'abadayimoni bamanurwa mu ijuru, kandi hejuru yacyo hari handitse amagambo yanditse mu byahishuwe nababwiye agira ati, kubw'ibyo rero wajuruwe namwe barimo nimwishime, nawe wasiwe nawe wanyanja we mu gushirishana, kuko Satani amanukiye afite uburakari bwinshi uko azigasigaje igihe gito. Natambutse muri iyo sale ngenda ngana mu mwanya wanjye nagombaga kwicaramo, bana abantu bose bambaye imyenda isa bicaye mu ruhande rumwe. Numvaga abantu bajajura baganira ibyabo. Nagendaga mbona abantu batandukanye nzi hano ku isi, kandi bo mu ngeri zose. Natunguwe no kubona abacuruzi bafite amazina akomeye ntatekerezaga ko bayobotse iyo nzira no bicaye mu myanya yabo. Ntungurwa no kubona abahanzi bakomeye muri East Africa hafi ya bose bicaye muri iyo sale. Nabonye amwe mu bashumba b'amatorero bagiranye amasezerano na Luciferi bicaye aho. Mbona kandi ab'impano z'ingeri zose, cyane cyane abakina umupira n'abasiganwa n'abafite umwanya wabo, bicaye bategereje ngo baze guha icyubahiro Luciferi. Twakomeje kwicara muri iyo sale, ndetse abantu bakomeza kuza bicara mu myanya yabo. Komeza kwitegeza cyane, mbona ko iyo sale itangaje kubera ukuntu yari yubatse. Yari ifite imiryango myinshi ku mpande zombi, ndetse mbona ko yubakanywe ubuhanga bukomeye cyane. Hashize umwanya abantu bamaze gusa nkaho bamaze kuzura, numvise inzogera ivuzwa, ndetse nkumvira avugirizwa mu bindi byumba kuko bose nayibonaga, maze abaraho muri sale bose bahita bahaguruka, kandi baratuza cyane bikomeye ku buryo ari kugira ngo nta muntu n'umwe uhari. Nagiye kubona mbona ku muryango wo hejuru ibumoso bwa alitari hasohotsemo abagabo beza cyane bambaye imyenda isa n'umutuku wijimye, kandi bari bambaye utugofero mu mutwe. Mpabwa kumenya ko ari abatambyi bakuru baje kuyobora uwo muhango.
Bari batandatu kandi umwe muri bo yari yambaye ikanzu isa naho ari igiciro cyinshi ugereranyije n'iz'abandi. Yari ikanzu y'umutuku wijimye nk'izo bagenzi be bari bambaye, ariko iyo yari itatseho imikufi ya zahabu kandi mu gituza cyayo hari hariho cya gishushanyo cya Lusiferi n'abamarayika bamanurwa mu ijuru. Kandi ingofero we yari yambaye yari ingofero y'icyuma ikoze muri zahabu, ndetse yari afite n'inkoni ya zahabu. Yagendaga hagati yabo kandi bakagenda batambuka gahoro gahoro. Uwo ari imbere yabo yari acigatiye umuzingo w'igitabo munini. Baraje bageze muri aritari rwagati, bagara baduteye umugongo bitegereza cya cyumbano cya Lusiferi, barapfukama nuko iteraniro ryose natwe turapfukama twubamira umwami w'abami umutegetsi w'isi tuwe Lusiferi. Twamaze nk'umunota twubamye, hanyuma bahagurutse natwe turahaguruka. Nuko mbona barahindukiye baratureba, umwe wari ufite umuzingo w'igitabo awujyana ku ruhimbi, agarutse bose bahita bamanuka kuri esikariye, bava kuri aritari baraza bahagarara imbere y'intebe zabo, bakomeza kwitegereza igishushanyo cya Lusiferi n'abamarayika. Nuko twese turamwunamira bahita bicara, nuko iteraniro ryose irabona riricara. Hakurikiyeho gahunda yo kuririmba. Nuko mbona umuryango wo hejuru w'uburyo bwa aritari hasohotse korari yambaye imyenda myiza cyane, imbere yabo bafite abasore babiri bacigatiye umusaraba munini, kandi hari n'igiti cy'umusaraba gihagaze n'igitambitse bihurira, hari haboheyeho agahanga k'umuntu. Munsi yaho naho haboheyeho amagufwa abiri asobekeranye. Nbyitegereje mbona ntibisanzwe. Korari yakomeje kuza kuri aritari kandi harimo abana bato cyane, abasore n'inkumi, ndetse irimo n'abagabo n'abagore, kandi bafite ibyuma nka za saxophone n'ibindi myirongi y'ubundi bwoko bari barimo. Binjiye kuri aritari baririmba indirimbo isa n'iteye umubabaro. Nanjye aho ndi nkumva ndi guhinduka cyane. Amajwi ntigeze ntumva kuva navuka, natangiye kuyumva ubwo. Baririmbaga batuje, ariko amajwi yabo yacengeraga mu mutima wanjye, nkumva ngize ibyiyumvo bidasanzwe. Babasore bari bakikiye umusaraba uriho agahanga k'umuntu n'amagufwa, bakomeje bahagaze imbere ya korari, maze iyo ndirimbo y'agahinda irangiye, noneho barapfukama bakikira umusaraba. Nuko indirimbo nshya yo kuramya irazamuka, baririmba ururimi rw'ikuzimu, kandi njye n'abandi bose twaraho twararwumvaga. Amagambo yakoreshwaga yaragiraga ati: Mwami w'abami umugenga wacu, utagushima ninde, utagusingiza ninde. Amahanga yose, ab'indimi zose tuyikubise ku birenge byawe, uduhorere inzigo, niwe mbaraga zo kunesha. Uri Imana ikomeye, uri umutegeko w'abari mu isi no munsi yayo. Ubutware bwawe burakomeye kandi burahambaye. Twaje imbere yawe, nuko ntidutahamara amasa. Nakomeje kumva indirimbo ikomeye cyane kandi iryoshye, nkomeza kumva amajwi adasanzwe na gato, mbona ko abayiririmba ari abahanga cyane kandi ari abanyempano bitoje. Korari yamaze kuramya maze isubira mu cyumba. Yamaze gusubira mu cyumba, maze uyoboye gahunda afata ijambo, atangira kuduha ikaze, ndetse aduha na gahunda y'uwo muhango. Gahunda yagomba gukurikiraho ni ukumurikira Lusiferi uko buri tsinda riri gukora umurimo. Niba ari itsinda rikuyemo abahanzi n'izindi mpano, bagombaga kugira umwanya bafata bagatamba igitambo cy'amaraso, barangiza bagasobanura uko bari gukora umurimo wo kugusha benshi. Niba ari icyiciro cy'abavugabutumwa bahawe mu mahugurwa yo kugoreka Bibiliya ndetse n'ubushobozi bwo gukundwa no gukora ibitangaza, nabo bagombaga guhabwa umwanya bagatamba igitambo cy'amaraso, maze ubahagarariye agasobanura uko bari gukora umurimo wo kuyobya umukumbi. Nabonye icyiciro cy'abahanzi, abaririmbyi, abakinnyi ba filimi n'abanyamideli bahabwa umwanya ngo babimburire abandi. Bagihabwa ikaze, nabonye mu cyumba haturutsemo abambaye amapantaro y'icyatsi ndetse n'amakanzu agera ku mavi. Baza bazanye ameza azingwa, nuko barayazingura bayatereka kuri aritari. Nabonye kandi bazana abana batatu, barimo babiri b'abakobwa n'undi mwana umwe w'umuhungu. Bari abana beza cyane ndetse bari hagati y'imyaka 5 n'9. Ngiye kubona kandi mbona mu kindi cyumba haturutsemo abakobwa bazanye ikidobo kinini cyo gushyiramo amaraso ndetse n'igishashi kinini cyane cy'ubururu. Bahereye ku mwana wa mbere w'umukobwa baramuboha bamuryamisha kuri y'ameza, ndetse umutwe we bawuringaniza n'iyo ndobo yari iteretse hasi imbere y'ameza. Nabonye abandi bakobwa babiri bava mu cyumba. Umwe afite isuniya ndende iriho icyuma kirabagirana, mu gihe undi we yari afite isahani iriho uturahure duto cyane. Nabonye wari uhagarariye icyo cyiciro ari umuhanzi wo muri Uganda, azamuka kuri aritari ngaca igihanga uwo mwana, atamba igitambo cy'amaraso, basobanura aho bageze bese umuhigo wo gukwirakwiza ubusambanyi bakoresha amashusho, kuyobya urubyiruko rugatwarwa n'ibigezweho ntirubone umwete wo gusoma ibyanditswe, bityo ruzajye gukanguka igihe cyarangiye, ko niyo ntego nyamukuru. Yafashe inkota yegereye uwo mwana w'umukobwa kugira ngo abashe gutamba igitambo cy'amaraso. Cyari igihe cy'umutuzo ukomeye cyane kandi cyubashywe mu bwami bw'ikuzimu. Umutuzo wari wose, nuko umuhanzi uhagarariye abandi yegera neza gusogota uwo mwana w'umukobwa wari uryamye agaramye ameze nk'intama yajyanwe mu ibagiro. Yazanye ya nkota atangira gukira ijosi ry'uwo mwana. Nabonye amaraso yirasarasa mu kirere n'umuvuduko mwinshi, ndetse agwa mu maso y'abari bamuhagaze impande, kandi numva umwana arahirita. Yakomeje kumukira ijosi, nuko batega neza ikidobo, amaraso yose aradudubiza cyane. Ariko nkabona igihimba cy'uwo mwana kirishika cyane kubera guteraguzwa k'umutima.
umutwe we wahise ushyirwa kuri ya suniya bazanyeho icyuma, igihimba cye bakirekera ku meza hakanya ngo amaraso yose abanza amuvemo. Nabonaga abo bana bandi basigaye bafite ubwoba bwinshi cyane ndetse batitira cyane, ariko nta mbabazi zabaga zikenewe muri uwo mwanya. uwo mwana bamaze kumukuramo amaraso bahise bamushyira mu gishashi, hanyuma bamujyana mu cyumba kandi umutwe ujyanwa kuri ya sahani, nuko bagarukana ikindi gishashi gishya n'isahani nshya. Bamaze kubizana bafata uwo mwana w'umuhungu nawe bamubohera ku meza, nuko uwo muhanzi nawe amukirira umutwe, amaraso aradudubiza mu ndobo. Ibyo byose byakorwaga umutuzo ari wose, twese duhanze amaso biri kuba. Uwo mwana w'umuhungu amaze gutambwa nibwo n'undi mwana wa gatatu nawe yatambweho igitambo cy'amaraso, nuko ibitambo by'abari muri icyo cyiciro by'abaririmbyi, ibyamamare muri sinema n'abanyamideli biba birarangiye. Bahita batera ya ndobo bayitereka hejuru y'ameza, maze inkongoro nziza yaza birazanwa bafungura akarobine kari kuri ya ndobo bashyiramo amaraso. Umutambyi mukuru yahise ahaguruka mu ntebe yari yicayemo, nuko ahagarara imbere kuri aritari. Abamugaragiye uko bari bambaye imyenda y'icyubahiro bahita bahaguruka, nuko umukobwa amuhereza ya nkongoro, maze abandi bose bari kuri aritari barahava baramanuka bapfukama hasi, hasigara wa mutambyi ndetse na wa muhanzi. Iteraniro ryose ryahise ripfukama, nuko tumaze gupfukama mbona wa mutambyi na wa muhanzi nabo bahise bahindukira bapfukama bitegeye ishusho ya Rusiferi. Nuko wa mutambyi azamura inkongoro n'amaboko yombi, ntiyahangara guhanga amaso ishusho ya Rusiferi. Yatangiye gusenga atura igitambo cy'amaraso, avuga amagambo amurikira Rusiferi iteraniro ryose kandi arisabira imbaraga. Yambazaga Rusiferi agira ati: "Mwami w'abami, we mugenga wa twese, we soko yo kumenya, we soko y'imbaraga, ikuzo n'icyubahiro. Abana bawe dore bari imbere yawe, bagutiye iki gitambo cy'amaraso gukomeza umurimo wabo kuko ntacyo bakora batagufite. Nuko wumve gusaba kwabo kandi riteraniro ryose uriho imbaraga z'ubutware bwawe." Yamaze kuvuga ayo magambo nuko haza ikimenyetso gikomeye cyane. Nabonye gisa no kurabagirana cyane ndetse n'imirabyo kuri ya shusho, ndetse numva habaye umushyitsi udasanzwe, ariko iteraniro ryose rikomeza guceceka cyane. Nabonye ingabo z'ikuzimu zihagara mu mfuruka zose z'iyo sare itari nto na gatoya. Mbona abadayimoni b'intambara bafite inkota zaka imiriro. Iteraniro ryose rikomeza gupfukama, maze twumva amajwi ya yakorara aravuga, ari nako itambuka iririmba itanga ishimwe kuri Rusiferi. Nuko mbere yuko igera kuri aritari, wa mutambyi mukuru ahita ahaguruka ahagarara yitegeye iteraniro ryose kandi acigatiye ya nkongoro y'amaraso. Wa muhanzi nawe ahagarara yemye atwitegeye. Korali nayo ikora umurongo inyuma yabo ikomeza kuririmba, nuko twese aho twari dupfukamye turongera turicara. Ba bakuru bari bicaye imbere bahise bahaguruka basanga wa mutambyi bamuhagarara impande. Numvaga ya korali inyuma yabo iririmba ishimira Imana yabo Rusiferi ko yakira igitambo. Yavugaga amagambo agira ati: "Urakoze mukiza wacu, igitambo cy'amaraso ni isezerano waduhaye kandi watubwiye ko nitubyitaho n'imitima yacu nawe utazadutererana. Mwami w'abami, urakoze kutwuzuriza isezerano." Baririmbaga gutyo, nuko ngiye kubona abakobwa bagera mu 10 basohotse mu wundi muryango, bamwe muri bo bafite udusuniya turiho inyama. Mpabwa kumenya ko ari ya mibiri y'abana ivanywe mu mashini zibaga. 5 muri bo nibo bafite ayo masuniye, abandi 5 baza ntacyo bafite, bose baraza bahagarara imbere. Abakobwa n'abasore bari bahoze kuri aritari no bari bagihagaze ahandi bari bapfukamye, nuko bahita bazamuka kuri aritari bafata isuniya yariho udukombe tw'ibirahuri, maze bafungura robine yo ku ndobo, ibirahuri biruzuzwa babihereza abakobwa 5. Nuko begera aritari aho itangirira, ariko ntibayurira, batunda umurongo umwe n'abafite udusuniye tw'inyama z'aba bana bamaze gutambwaho ibitambo, maze buri wese azamura hejuru icyo afite, batambuka ku murongo bahereza ba batambyi, bose nabo baca bugufi, buri wese agafata akarahuri k'amaraso ndetse n'inyama. Nuko bose bamaze kwibona, abakobwa barigendera, maze umutambyi mukuru azamura ya nkongoro atangira kuvuga amagambo agira ati: "Iki ni igitambo cy'amaraso gitambwe namwe kibavuye ku mutima, ngo muhamirize umwami w'abami ko mwayobotse iyi nzira. Ni ikimenyetso cy'uko mwihakanye nyababyeyi kandi ko mwiteguye kwica, kuniga, guhotora uwo ari we wese, yaba nyoko cyangwa se wakubyaye, umuvandimwe wawe, umugore cyangwa umugabo wawe, ndetse kutazatinya guca igihanga umwana wawe ku nyungu z'uyu murimo. Mwemeye kwikura umuvumo n'agahinda k'aya maraso, kandi mwemeye gukamurikira umwami w'abami nk'ikimenyetso cy'ubutware imbere yabo hejuru ko urugamba ruzakomeza. Nuko rero kuko igitambo kivuye ku mutima, umwami w'abami yakira igitambo cy'amaraso mwatanze." Yamaze kuvuga gutya iteraniro ryose rirahaguruka n'ibyishimo rikoma amashyi cyane, nuko abatambyi barya za nyama ndetse basoma kuri cya kirahuri cy'amaraso. Iteraniro ryose rikoma amashyi menshi, maze korali nayo uko yari ihagaze aho ihita izamura indirimbo mu majwi atangaje. Yatangiye kuririmba, nuko mbona haje abakobwa bafite amasahani manini batambyi, maze buri wese agenda atereka akarahuri, nuko bahita babijyana. Abandi basore n'abakobwa bari bahagaze impande y'ameza iteretseho indobo irimo amaraso, bahita baterura byose babijyana mu cyumba. Mbona abatambyi bava kuri aritari basubira mu byicaro byabo, ariko wa muhanzi uhagarara icyo cyiciro aguma imbere yacu.
korali imaze kuririmba nayo iva kuri aritari isubira mu cyumba, nuko wa muhanzi atangira gusobanura byinshi ntigeze ntekereza. Nubwo hari benshi baririmba kubw'impano zabo zibahata ndetse bakabikora nta kindi kibagambiriye, nasobanukiye ko hari abandi bakora umwuga wo kuririmba badashaka amafaranga, ahubwo babikora nk'akazi bahawe n'ubwami bw'umwijima ngo bayobye kandi banduze isi mu buryo bwose bushoboka. Nabonyeho kandi hari abandi bafite impano zo kuririmba ariko ubwo gushaka kumenyekana ngo bagire ikuzo, icyubahiro n'amafaranga, bagahitamo kwinjira mu miryango y'abaramya Rusiferi ndetse bagatambaho ibitambo by'amaraso, nuko kuko ubutunzi n'icyubahiro byaho bigira amategeko, nabo bagategekwa kugira ibyo bakora ngo bayobye kandi banduze isi. Natunguwe cyane n'ibikorwa yavugaga we n'itsinda ahagarariye bagezeho. Nsobanukirwa ko bashyira imbaraga zabo mu gukora amashusho akwirakwiza ubusambanyi. Namenye ko intego yabo ari ugutoza ubwonko bw'abantu cyane cyane urubyiruko ko kubona video y'umuntu wambaye ubusa cyangwa se yambaye ikariso n'isutiye ari ibintu bisanzwe, bityo bazakura ari umuco barimo kugira ngo mu gihe cyabo no bazabe bafite imitekerereze yo kumva ko ari bigezweho. Nasobanukiwe ko bashora imbaraga mu mikoro y'amashusho agamije kuzamurira aha ku buryo yabonye wese yifuza gusambana. Ibyo byose byari mu ntego zabo kandi mu ijambo ryatangaga icyizere ko intego yabo izagera ku ntsinzi. Yashimangiye ko gahunda yo kwamamaza itabi ikomeje kandi ko rwose bari kubikora neza, aho bafata amashusho bagaragaza ko gutumura umwotsi ari ibintu byiza cyane. Yagarutse kandi kuri bagenzi be bakora imideri, avuga ko icyo yise design bigishijwe bazamutse ku isi barazikora kandi bazamaje zigakundwa. Bafite uburyo badukana imyambaro idasanzwe ndetse bakiyamaza mu mashusho y'indirimbo na sinema, maze abajyana n'ibigezweho ntibasinzire batarabona uwo mwenda. Yagarutse cyane ku dupantaro dukweduka utubita kora twagenewe abakobwa. Mbona yuko ari umwenda ukomeye cyane wizweho ndetse uramamazwa, aho ngo igitsina gore kiwambara maze ukamatera ku matako, hanyuma hejuru bakiyambara agashati gusa, maze abagabo n'abasore babireba bakabura amahwemo, bityo bakaba baguye mu mutego wa Satani. Nabonye ibyamare bifite inshingano zikomeye cyane zo kuyobya, kandi nasobanukiwe ko byinshi mu byo bashyira mu mashusho yabo bifite igisobanuro n'ubutumwa bukomeye cyane. Namenye ko bafite umwuka wo kwiza ubutinganyi kandi harimo bamwe muri bo bategetswe kubikora nk'itegeko kugira ngo ubutunzi no kwamara kwabo bifuza babigereho. Yasobanuye byinshi cyane bagezeho kandi twamuhaga amashyi tumushimira. Nabonye kandi numva ibikomeye cyane, nsobanukirwa umugambi wa Satani mu isi n'intego afitiye abantu bose bitewe n'agace barimo, imyemerere yabo. Mbese mbona yuko buri bantu bose bamaze kwigwaho bihambaye kandi uburyo bwo kubayobya bwamaze gutegurwa. Amaze gusobanura byinshi ku murimo we, twaramushimiye cyane, hanyuma asubira mu byicaro. Hahise hakurikiraho icyiciro cy'abayobya bakoresheje ijambo ry'Imana. Cyari icyiciro kirimo abavugabutumwa bakoresha Bibiliya, abakoresha indirimbo zitwa izo guhimbaza Imana bashingiye ku mpano bakuye ikuzimu n'abandi batandukanye. Nuko n'abatamba abana b'abahungu, kandi ya mihango yose yari yakozwe ku nshuro ya mbere igenda isubirwamo. Nuko umwe mu babahagarariye atangira kuvuga aho bageze bakora umurimo. Yari umuvugabutumwa ukomeye mu gihugu cya Tanzania, nuko avuga byinshi ku murimo wabo, uburyo umeze neza n'uburyo abantu bakomeza kuyoboka inzira y'ibitangaza. Muri iryo tsinda ryabo harimo abari barahawe umwuka wo gukora ibitangaza, aho basengeraga abantu bagakira ndetse bakirukana n'abadayimoni mu bantu, nyamara bidakozwe n'imbaraga zo mu ijuru ahubwo ari z'ikuzimu, kugira ngo barusheho gutuma abantu bizera. Yasobanuye kandi ku mpano zo kuririmba uburyo ziri gukora umurimo. Bafite inshingano zo kwinjiza imibyinire idasanzwe mu ijambo bigisha ndetse n'ibicurango biryoheye amatwi, kugira ngo abantu bajye baza bashikajwe n'ibyo aho kwiriza ubusa ngo bamaramaze kubwo gushaka inzira y'ubugingo. Nabonye ko kandi umwuka w'ubuhanuzi bahawe uri kugusha benshi mu buryo batazi. Asobanura uburyo amatorero bagenda batangiza yitabirwa cyane kubera izo mbaraga zabo bahawe. Icyo cyiciro kirangiye haje n'ibindi byiciro bitandukanye birimo iby'abacuruzi n'ibindi. Nuko byose birangiye yakora iraza aririmba, hanyuma twese dupfukama kuramya Rusiferi, hanyuma umutambyi mukuru arasenga. Twahawe kumenya ko uwo muhango urangiye, gahunda ikurikiye ari iyo kwiyakira. Nuko undi muryango urakingurwa, maze tumenyeshwe ko tugomba guca mu kindi cyumba tukiyambura byose, tukamanuka mu yindi sare twambaye ubusa buri. Ninjiye mu cyumba nagombaga kwiyamburamo iyo kanzu, maze mbona harimo abantu benshi cyane, abagore, abakobwa, abasore, abasaza n'abakecuru, twese turiyambura twambara ubusa. Twamanutse muri iyo sare yindi, nsanga harimo tapi itukura kandi hanepa. Yari sare nini cyane bihambaye, kandi hagati yayo hari harimo icyo nakwita nk'urubyiniro rukoze nk'ikizeru, ku buryo uhagararagaho wese twese twabaga tumureba muri sare. Nuko ku muryango winjiramo buri wese yafataga ikirahure kinini, agafungura robine akuzamo amaraso ndetse agafata n'inyama z'abantu, ubundi agakomeza imbere muri sare kubyina. Iri sare itagira intebe, gahunda ari uguhagarara, kandi umuziki wari urimo watumaga nta n'umwe wihangana. Twatangiye kubyina cyane twese twambaye ubusa, ndetse mbona n'imyuka y'abadayimoni iri kumwe natwe. Nuko abanyempano zo kubyina bazamuka ku rubyiniro ruri rwagati bakabyina imbyino z'ubusambanyi.
ndetse tumaze gusinda amaraso y'abantu mbona ubusambanyi butangiye gukorwa. Abari ku rubyiniro batangiye gusambana cyane. Abakobwa basambana n'abagabo ndetse n'abakora ubutinganyi barabukora. Abandi twese tutari ku rubyiniro ugize uwo ashatse agahita amukurura bagasambanira kuri iyo tapi, abandi ugasanga barabikora bahagaze. Nanjye nari umwe muri bo. Nanjye nagomba guhitamo uwo dukorana ubusambanyi ngo ninezeze.